nta nubwo naringuye no kugira ikintu mbivugaho ariko man hari ibintu bikurenga pe. Nimba umuntu ashobora kuguhora yuko wakemuye ikibazo kiwe na mugenzi we bari batari kumvikana ukagikemura mu buryo bwiza akabikwangira kugeza aho yakwicara akagusebya abantu musema baza kongera akagusebya. None se kuki kubwira ngo umuntu ngo yananukanye runaka nakubwira impamvu yabatandukanye wabyuka mu gitondo akabwira ngo utandukana runaka ko namwe ari njyamo nyine ubwenge bwanyu ari gihe burimo ikibazo uje kumva umuntu inyuma ngo runaka mu bukwe bw'abandi urumva runaka utumije ave mana aragisabira nimba ari ikintu cyambere kigora nimushaka nimuzakajyemo abana beza nakeza kabyo nukuri ntago byishuriza umwana mu ngiye bikubabwira nta kibyuka umwana mwiza ntacyo bimaze ntacyo bimaze kuko ubu umwana mwiza ukabirenganiramo nyine urugero umwana mwiza wenda ukigaragaza wenda nk'umuntu agize ikibazo ukakimufashamo ugasanga hari undi utashaka kumufasha kumva nka nyirinzu ashobora gusohora umuntu mu nzu kuko ashaka musohokera mu nzu akamuha priya ashaka musohokera mu atari uko ashaka nyine ngamwishyura wowe ukata umufasha ukabura mwishyura icyo gihe tukatugirana ikibazo na nyirinzu ubwo ngiye mvugira mu migani umuntu wumva ibyo mvuga nyine ni umuntu ubasha kuba yarakurikiranye inkuru zanjye zose cyangwa zibiri kuba byose nyirinzu akahita guhora yuko yashaka ko umuntu amuvira mu nzu yari yamurambiwe yishakira abandi bapangayi wowe wese umwishyurira kandi icyo bafaga n'amafaranga nta kindi kintu nabikoraho ubwo nyirinzu noneho nawe akahita nta muntu ubaho bazi ko kera najyaga numva nta mwanzi nshobora kugira uti gute ndi umuntu sinaca kumufana ngo simusuhuze ubona cyo simusuhuze abivugana muri comment sinaca kumufana ngo simusuhuze umuntu yanura ikibazo mfite ubushobozi ngo ntaye gukimura bazi ko nyine nagufite nemera tukagabana icyo mfite ubwo naguhaye ngo mba nafite pe ndi umuntu uca bugufi ndi umuntu sinarimo njya feeling ubustani ngo ngwanda sinubwo kandi sinde nawe wamugani urukumva sinyambe feeling no nta mugisha urimo ahubwo bisaba imyaka umwana mwiza bisaba imyaka uba wemeye ko imyaka igiye kukuza kuko ubirenganiramo nyine ugasanga ni urugero ukemura ikibazo cy'undi wa undi no akahita kwishiramo mu byo kumukemura ikibazo ariko uyu nguyu nyine we ko akadashaka amahoro nyine akahita kwishiramo ugasanga mugirana ikibazo cyane nzi ko nyine nta mwazi zigira ngira ko nzi ko niyo namenya ko unyanga nakwegera nkagusaba imbabazi cyangwa se nkagikemura kubaza icyo unyangira nkagikemura bikava mu nzira nanjye umuntu ajya yicara avuga ati nta mwanzi nshobora kugira kandi kuko byabaga bigoye ko nshobora kugira umuntu w'umwanzi mbizi nkaba mbizi ko unyanga nkicara ngatuza reka ntabwo naryama ngo sinzire ndakwegera nkakubwira ni nyamuneka turi gupfa iki wambabariye ariko ntabwo nzi ko ari abantu nyine ahubwo bagira umutima niyo wamusaba imbabazi adashobora kukubabarira uko byagenda kose nza kuvumuna ko abantu barakaye niyo wapfukama baze kwemerwa gupfukamira umwana w'umuntu kamya timba ubundi nyuma y'imbabazi habaho iki kindi nyuma yuko mungira inama nyuma yuko ubwiye umuntu timbabarira ukemera ukanisha bugufi n'imbabazi utarukuye no kuzisaba kubw'amahoro akanga kukubabarira ni iki kindi gikurikira wenda ashobora kuba njye utakizi nk'abantu wenda ndimo ndisaza mu busa cyangwa se ndi kubabazwa n'ubusa nyuma yuko wabusabye umuntu imbabazi ati nyamuneka ibyabaye byose I'm sorry kadukomeza ubuzima tutera imbere akanga kukubabarira ahubwo none akabyuka mu gitondo akurangiza kurushaho ni iki cyaba gikurikira uramureka nuko rero ubwo icyo gihe abantu muzahita muvuga ngo Clement ni umugome niba ari ikintu cya mbere kivuna ku isi ni amagambo atatu ndizi ko harimo ndagukunda kubwira umuntu ko umukunda ibyo bintu biravuna nk'abakobwa muhungu najya afata umwanya bakakubwira ko agukunda ubona ari seri shajya umwubaha kuko iki kintu cyane nicyo kintu cya mbere kivuna mu buzima ikintu kiruta ibintu byose bibaze ko n'Imana ubwayo bisabye imbabazi kubabarira kugira ngo umenye ko n'Imana irakaza ugasaba imbabazi kukubabarira nta kintu kiruta kuba umuntu yakubwira ati sorry ibyabaye habaye misunderstanding ariko nta kundi kuntu byari kugenda byari gutya nyine mbikemura mu buryo gutya nk'umuntu mukuru kandi uko byagenda kose uko wakemura ikibazo cy'abantu uko byagenda kose nyine hari uruhande nyine rurengana urwahe n'ururengana kimwe muri ibyo ngibyo urukumva man uzi kugira ngo ufate umwanya uvuge ati nika niyambura ubuhangange bwanjye niyambura ubushongore bwanjye n'izindi uko babivuga ukavuga ati icyubahiro cyanjye ndakiyambuye man gusa imbabazi biravuna papa urukumva biravuna byatari ugaca bugufi ukavuga ati sorry nunabivugire mu gikari ukabyivugire ukabyibwirira nyiri bwite
ukumva ugaca bugufi nyuma yo gusaba imbabazi umuntu akanakubwira ngo sawa birangire nanjye mbabarira mu gitondo cya kare cyakaragata noneho kurangiza burundu sinahise mucana ahantu mu bantu mwaneye ubwoba cyane nzi ko nta kiri ikintu cyakurikiraho nyuma y'uko umuntu kuko gusa imbabazi cyiyemeye kigora umuntu nyine wamuhora nyine yagufunganya umutwe yiyemeye nyine n'ibyo yagukoreye nyine nanakwereka nyine ko nawe nyine basi yaciye bugufi n'umuntu wumva uciye bugufi umuntu nakubabarire igikurikiraho kiba ari ikiwe tuvugishije ukuri ukabona bizi yuko ibintu wakoze nta n'ikintu wakoze wowe icyo wakoze cyari ugukemura ikibazo gihari abantu bagiranye ikibazo utibite ko muri ufitanye ikibazo bimeze bite tingiye uyu nguyu bimeze gukira okay no kuntu tugiye nimba okay birashoboka ko ibyo ari kugushinja se wabyeme ngo nako mbishaka okay none kuntu ugiye gukemura ikibazo cyane wowe ibingibi afite umaze kugera naho ubihombye aricyo bigutwaye toya nyine impamvu ndi kukubwira irahari hari icyo bigutwaye ti okay ntacyo bintu wayo ndeka sindumva iyo mpamvu uri kuyungira okay wajya ugafungura ibyawe nawe akagumana bino ukabimira ukabihomba noneho urakumwana na runaka ndagenda nkamukinira nawe akaza kanyinyira none kugira mutazongera gushwana ugende ujye umukinira nawe aza gukinire nibwo mutazongera gushwana mu buryo bwiza undetirike njyewe nta kintu kimwe ashaguriraho nawe okay ni mudacu udashaka kujya kumushigikira ngo kutenko yakubabwera kubabaje kintu ukora ibyawe nawe akora ibyiwe ibyo gushwana mu mihanda mwiha abantu ntacyo biraza kuza kudufasha hano muba muri kudusebya natwe gusoka ukemeye ikibazo nk'umuntu mukuru wanzuye ko nyine nawe yarakomeza gushwana byaba byiza umwe agiye agafungura ibyo n'undi agafungura ibyiwe byazaba ngombwa nyine bakazihuza akajya kumushigikira n'undi akajya kumushigikira sibyo uko banundi bari gushwana urecera bigomana mu mihanda bayitwise utimuze hano muri gupfa iki turi gupfa bintu birashoboka ko wamuha ibingi muri gufata hoya tukubera iki hari ibyakwangirika okay nimba birashoboka ko wabyanganira no sinabyanganira rero sinshaka kunya kubona mu mihanda mutukana genda ufungura ibyawe nawe genda ufungura ibyawe setu ni muzihuza ariko sinshaka kumva nyine mu mwapfuye amafaranga mwapfu byo ijya ibyo bikavaho bikanarangira ukabanzura umwanzuro nyine ikintu ukora ibyano ndakora ibyiwe nibyo bizabafasha kugira ngo mutazongera kujya mushwana nyine muri kwihabana umuntu mugaseka mugakomeza mugakorana nta kibazo mu gitondo uti uri indyarya mu gitondo uti uri umugome aribe bro na pranka turimo nusanga arizo turimo uzanyanga ubuzima bwawe bwose urukumva uzanyanga ubuzima bwawe bwose nta nubwo naringuye no kugira ikintu bivugaho ariko man hari ibintu bikurenga pe hari ibintu bikurenga kico kuvuga ati njyaho ngira ndengana man bro bikwangisha abafana naraza kwangisha abantu umwana akuzi unusukeka ko kuba umwana mwiza ukeka ko umwana mwiza ari uko none se kucyumura kubira ngo umuntu ngo yananukije runaka nakubwira impamvu yabatandukanye wabyuka mu gitondo kabira ngo utandukana runaka ko namwe ari njyamo na nyine ubwenge bwanyu ari igihe burimo ikibazo ariko ndi kubwira abandi nyine bahita bashigikira ikintu runaka wowe uri kumva nabyuka mu gitondo ngatabira runaka wowe na runaka mutandukana kuko habaye ikizi uko bahuye urakuzi cyangwa se ko umuntu yabona kurana na runaka harimo inyungu kaza umubwira ngo batandukane nkande rero uje gusobanura ngo umuntu yagutanisha runaka sobanura n'impamvu yabatandukanyije byagenze gute kugira ngo agiye gufata umwanzuro ngo mutandukane byaturutse kuki kugira ngo umuntu avuge ati okay noneho aho bigeze sinshaka kubona muri gukora byari byagenze bite ibyo bikavaho mwese nkuko mubize mu muco nyarwanda umuntu yisabira ijambo sibyo umuntu akavuga ati jewe mu mijambo nimba bateguye ijambo bakabagareza abantu runaka ijambo barangiza bakavuga ati undi ushaka ijambo atubwire umuntu namanike none kujya kubona umuntu ku ruhande ashizeho agakamera ko usanzwe umuzinyire kakunda byacitse abanyamakuru njye umuntu mukuru aho ngaho ngomba no kureberera ikosa byose ryaba ngo ari igaruka kuri njye stili n'ubu biracyari kungarukaho agatavuga runaka mu ijambo mwita mubyo ni we have
n'umuntu mukuru ntibyase binanira ubwo navuga ati baravuze ati ufite ushaka ijambo ntarisabe uhise umushuta uri kumushuta ko bavuze ngo ushaka ijambo ntarisabe akaba atarisabe uri kumushutira iki nimba adafite icyo kuvuga urashaka iki urukumva mureke arisabira ijambo undi ati ariko yambwiye ngo nze kwita mu bivuga ati nyine muri kabyisabira nyine se batamanese muri kabyisabira niko yambwiye ngo nyine ngo nabona ariho kamera avuga bitavuga ati byari byo gutwika kuko wenda ashaka gutatwika kandi koko mu bigaragara nyine niba umwana yashaka ko nyine atanga amafaranga ariho agakamera it's okay nje na uwo nyine nakoze ikosa nyine kumubangamira mu mitwiko yiwe birarangira ahita ryisabira bararimwa turasohoka hanze turanaseka pe umuntu aransekera dutera blague turi guseza nimba twasezaga nimba rinde birarangira bivaho bukiye mu gitondo umuntu twasekaga nta namamagaye cyangwa se ngo twasekaga itamiranye ku cyo warumweze bira bintu mita mumira byari bigenze gucya mbira nta nubwo nari mbizi ngiye mbonye gushuta kuko baravuze ushaka ijambo narivuge umuntu anuvuze ahita gushuta nari ngutabaye ahubwo nge narize ngo ndagutabaye nyine uko baravuze ngo ushaka ijambo narifata ni wamanika undi ahita gushuta ariko umuntu yaje akamenyera ngo ndashaka gushuta birango ngere ibonere punchline inkuru y'iryo nuko nari kutamusobanurira naho ndi mutima mubi nari mbikoranye pe nese unyine baravuze ati ushaka ijambo narivuga narisabe umuntu narisabye uje kumva umuntu inyuma ngo runaka mu bukwe bw'abandi urukumva runaka utumije ati ave mana araryisabira urukumva gutyo ave araryisabira ariko yarambiye uranasohoka turanaganira turanaseka bukeye ndiho umuntu ati muri ndyarya muri numvatanye kuzamo n'abandi banavuga ni rero abandi batabirenganira muri kance bugufi ngiyewe ngende wa muntu ukunda amahoro ku rwego nyine sinzi ko nabibabwira urukumva ndavuga ni akance bugufi ngiye nsaba imbabazi bro sorry nimba hariho nakubangamiye cyane nakobaje umbabarire nge nabikoze kubwino mpamvu yaragushuse nsa nk'umuhagarika nzi ngo wenda ngo baravuze ngo ushaka ijambo narisabe ni warisaba mwumva umuntu aragushuse navuga se umuntu naryisabe utangiye kumushuta nyine bibaze nyine nawe kwa uri buhano kaje kumva umuntu baragushutse ngo runaka afite icyo kuvuga nyuma manitse nyine uze ko rwose byagutera ubwo kuvuga ati nge ushobora no kutumwibwirira nawe se ko wenda yari yabipanze ashaka gutwika we uri kunsaba ijambo rye nta muntu mfite ni nk'uko ngo niyo essence rero niyo essence nta wundi mutima mubi nibyo ngibyo uri kuvuga byuko wenda nagutarije runaka nawe uzi icyo mwapfuye nawe ndi mwazo no gufata nk'umuntu mukuru mwanze kumvikana mfata umwanzuro yuko nyine agomba kujya gukora nawe ukajya gukora mwese mugatera imbere ko nago ibyo muri gukora nago ntacyo biri kubamara nago muri kumvikana urukumva nawe ndi mwako nimba ibyo byose babifashe nabi basi sorry noneho nimba turi n'indyarya nago tuzongera kuryarya nimba nacyo twakumare nta kibazo genda ukore natwe dukore ariko tubabarire pe nago ibyo bizongera kubaho ikindi uzarinde chat ndazifite uzarinde brand yawe kuko uyizi ikibazo bitugarura bitugiraho ingaruka ikibazo ahora no cyose cyambabaza nyine nk'umuntu uruzi ko mwakoranye mwana wanjye ndagukunda ugira umunsi mwiza ako kanya umuntu akanakubwira ati nanjye sorry mu gitondo saa 2 akatayitereka n'undi muntu akongera byane no akanakabya kurushaho koko nase vuga ni we akongera no agatajya no mu kiganiro kindi agashaka kwita yigira mwiza ngo reka namuhamagare kandi ubwo yamaze gukubaga kuri cano yiwe ngo reka namuhamagare ngo mbumvishe ko nta kibazo dufitanye akashanya nyine kwita akomeza kukugira injiji wowe ntagaruka nko bikora iyo umuntu asabye imbabazi barazimuha cyangwa utazimuha ibyo bibazo nyine bikarangira wenda kuguma mu mutima wumva ko umuntu yakubabaje ariko izo ntambara zikarangira ukaramubwira ati basi nimba ubona biri kuguha amafaranga ntari bibu bikora ngiye mvuge ati mwatse umuvane mwari kurya sibyo ariko nimba amafaranga ari kuguha wikwiteranya nanjye kubusa urukumva namwe n'abantu muhita bavuga ngo nawe ngo ufite kuvuga ngo uhemba umuntu nyine ngewe ntago navuze ngo uhemba umuntu navuze ni nagira ngo atazanavuga ati sinamuhembaga twakoranye umwaka wose nguhemba nyine ntago waza kunshukukinira umuntu nguhemba ndini byarya Erega byo mvuze guhemba abantu badahembwa hano tuje twubahana yangavuga tuvanga ariko ngo nawe guhemba abadahembwa kandi mvuze guhemba bitagomba mwumvisha nshaka kuvisha ko naguhembaga n'amafaranga meza yumvuze guhemba ngiye nago memba amafaranga make papa usanga mukije amafaranga umukinyi wanje ahembwa ashobora guhemba abakinyi 10 bo handi hantu urukumva iyo mpamvu ngashizemo rero ngiye kandi kuno impamvu ngashizemo ngiyewe nuko nzi ko ari gihe tujya tugera mu kwezi wenda kw'imvura cyatwajya gukina imvura ikagwa
cya tukagera mu cyumweru cy'icyunamo cyo kwibuka abacu urukumva iyo bigasaba ihuranye n'umunsi ukayaga dushutingaho ntidukore njye ngafata amafaranga yo guhema avuga ati kuba utarakoze ndabizi ko wishyura inzu ndabizi ko ukeneye kubaho nkabiguhembera. Hari n'abakinnyi bataza gukina njye nkavuga ati umuntu ko ataraje gukina si ikibazo cyiwe byahuranye n'uko script itamukeneye ariko nyine yishyura inzu kandi ni twebwe nyine ategamiyeho nkamuhereza amafaranga amuhemba atanakora. Siyo mbivuzemo rero ngiye nkashizemo mba ngomba kugashira mu ukahita ukumva ngo wumve ko ngurutyo impamvu mbavuze nuko mba nibutse ko ari n'igihe nahembye umuntu amafaranga atanakoze nkayamuhemba nkumva birambabaje ngo ati ari naho namuhembye atanakoze nabyo nabase ko bavuga ngo ntacyo ntimuntu yamufashe nabyo basi arumva bitari ibintu byiza imana akeza kanye nabyo ni byari ibintu byiza. Ni muri bangaye ninde mu boss wakuguriza amafaranga umushara utaragerwaho ninde muntu wakuguza muri bangahe mwe mukora mwe murakora mwese ni kangahe muguza aba boss banya amafaranga ku buryo wandi donamara n'umushara wawe ukajya mu ideni akayaguha. Siyo mbivuze rero nyine ukahita wumva ngo naye ngo umuntu ngo muhemba yakoze yego aba yakoze ariko ntago ari cyo mbivugiye mavuze mu karutundi tuntu nyine ari gihe njyana na guhemba umunsi wawe ukwezi kwa kutarapfa kandi nayifite kuko uhuye n'ikibazo mwishakamo ngiye mwemeranya n'ibyangirika nkayaguha kugira cyo icyo kibazo ariko nabyo basi nabyo ntabwo navuga ati umuntu nubwo atanamfaje ibi ngibi ariko ari gihe basi yajyaga nagira gutya akigomwa akama amafaranga nagize ariko bahita avuga ati ngo nawe yaramaga kayangata nusubira ngo sinyagukata nagombaga kuvuga ndumva mbohotse kuna nimfite agahinda kenshi mu mutima wanjye ntabwo byari ngombwa ko mvuga ariko ndavuze. Ikindi ibyo muri kuvuga ngo uteka ubabarira umwana wakosheje ntago ari uko nababarira nimo abantu bagira umutima ubabarira ku isi ya mbamo ariko ikibazo ahantu kiri ni iki nimba umuntu mushobora gupfa amakosa ye y'ibintu yafuye n'umuntu ukabikemura nyine mu buryo bwiza timwo gupfa ubusage no kuri ibyo byo kuri byiwe basi nabona mutari kumvikana ibyo bintu akaba ari ibintu bishobora gutuma yicara akagusebya akakwangisha abantu uhita wibaza noneho we mwagiranye ikibazo noneho wowe nawe njya kabiri ku munsi wagiranye ikibazo we nawe yakurangiza bingana gute ukatavuga ati noneho umuntu reka mwirinde kandi ko munyuve ngewe mutazana avuga ngo namuweza kubabarira ngo ngiye ngira oya si uko nababarira ndababarira mutima ngira ko mwirinde icyo kintu nimba umuntu ashobora kuguhora yuko wakemuye ikibazo kiwe na mugenzi we bari batari kumvikana ukagikemura mu buryo bwiza akabikwangira kugeza aho yakwicara akagusebya wanamusaba imbabazi akongera akagusebya uhita wibaza noneho wowe nawe mwagiranye akabazo no wowe nawe ataruvuga ngo niwe n'ibindi umuntu wabyimbaza ngo muri gupfa ikibazo cya runaka wowe nawe yagukorera ibingana gute taso tuvuga ati reka nirinde umuntu hakiri kare yibereho nanjye nibereho nibanga yese tudakorana kandi bateye imbere nose ntabwo tujya duhura n'abandi bastari batageze banahura nanjye ni benshi rero kandi ikindi singoma ngukora n'umuntu kugira ngo mugire mutera imbere yagena agatera imbere kuko nyine n'umuntu wa danger ntaho kagenda gatera imbere ubu byanze muri mwe nyine akakuzaho nyine akagenda akicara gatuza ajya kwikinira filime ndumva mbobotse ku mutima nibyo ndabakunda n'ibiryo byarananiye mutumye nirira n'ibiryo ayo no y'inyama nariba okay sawa Kaçacağım mata hadi. Hey. Aweza kuvura mara kuvura. Kwa hiyo. Ukole changa. Nina WhatsApp. Nina. Ngaje kase kweli. Kweli. Telefone ndi kubishiramo gataza ngo by'amafilita kandi sinzi kubikura nahise nshiramo iyi ngiyi rero
ushaka wanyumva ntabwo ibyo byo kukumva byo bireke mwana simwe mugena mukahita munyandagaza Tarisa sha Tarisa mfite nimero zo guhamagara nagiye gusura ba Grace barayima ubu Tarisa no mu ariko bintu birashira Tarisa yari best friend wanjye kera tukiri abana uwo wadanje ariko mwa ndi bana bajya no kuneretera sha no hashimirukana nawe 2014 na kangahera na gatatu kuva icyo gihe sindanamubona kandi oya kuna abantu bahise mwahindutse nawe kamite nk'usomera ngiye narahindutse ubu ngo sinzi niyo mu ukumva ndakubura baza ko nime nkaza kujya guhiga nimero zawe nyine mayi imyaka 10 n'ingahe dore ko 13 Nariye se nabaganiriza kandi narya nabaganiriza rukavamo ndi kurya inyama enjoy digital life. Binari kuzana Ese tumaze gukora sene zingahe Mayaza baje turi gushutinga Ben basuhuza Hello twabaye mukara nabo kurumbi base babuze kurusha mu fitisi uzuma bashira mu no bori sazo fitisi sazo Karabaye ko tubaye dusimba Ibizemo ryari sibi Mama no mubyeyi mwiza utamwe ubumwaza umwana ndamushoboza afazari twaguma muri black and white kugira ngo mbe mfite babujure siko narimbaye mupede mwana Let's go Muna na wajana mmeguji Muna wajana ndo zabujura Ndo zabujura ngiye kuguruza aje muri zindi ngira gushyira Babu ufite amafaranga yo kuri telefone ufite amafaranga yo kuri telefone batwagize ko amabakuri ibihumbi 5 nzi ko twategereje bari kukuvura nibagire ku ibihumbi 5 bitanga mushaka kumera 3 hano nze murebe hagiye niyo muhoza gama nimero zawe wahoze karusaba amafaranga nyaguheda sinyanza kuri live ngo mveho nta kintu nkoze 3 wowe wariye urimo umusiteri gira ndashaka kujya murashaka umusiteri Ndetse natwe tujye twerekana ko turi kumwe kamberekana none ngo ufashe iki umusiteri umwanyumvira shaka umve abisi uwashaka umusiteri undi ari gushaka ibyari uretse ko munsi muhoza shaza nimero nitenge gukora akazi dore turi gukora my husband ndio ngaho andika babu king umuntu yabuza ambwira 3 ngo bitamade dama 3 ko nshoje
karindwi umunani kabiri 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 kane karindwi 24 yo umuntu yakomeye ibirenge bigenda gute vugana na mutanga bigukorera hamagara nawe docteur muziranye ngo umuhoza yewe yamuhereza bitatu nyake se reka kurya umuceri pera ry'umuceri kuva kwa mbere kundi wa mbere ni nkanjye mwe muza bayabonye bigenze hamster tukara n'uwo mwana Misteri ishyushye we umuceri aza aho mbari kumurashaka ndamuremera na muhe bibiri bazi murashaka bibiri gaho ndamuremera okay ari umuntu ngo pere nawe ashaka kuremera dore ngo uri haryamye aturebe abanza senge umumama umurozi gusenga senga tumuzamu wayabonye okay byiza cyane ngaho ugenda ujye kurya ibyo bigutakeza bivane hano reka dukwamera tasisi katurebe ne pere sararemera nde ndabura yumva njyewe sepero yahandera ubanze gendere yabaka turi kumwe mu kayanye uzi gusenga ngaho cyane gushaka kondisiyo aragusengera gute umutegera aza gusengera se ramuzamura ansengera hamundi bitana mu reka gusengera igihe nayivuana ngaho reka ruza gusengera yamuhe bananye na mwambara ibirombe ese uturakora we bari ntabwo mushaka umva se uyu nguyu ushaka byeri ngashaka ntabwo gusengera zana gusengera yanyweye byeri amagare ku kazi pere ngusengere sengera umusatsi cyangwa bawukanyaza zamura nsengere pere ngiye kuzamura no nguyu pere nyamara wowe kama mbanya ari icyuki ntabwo ibyuki biba bize gusenga ntagenda wasanga azi gusenga ntabwo ibyuki biba bize gusenga turebe icyo cyugisha uyu kanzeho nanjye rubabwe bamfoye pere nk'umufurowinge pere we pere ngusengere uwiteka mana gusajya pere kandi ukomeze kumwagurira imbago amen okay yahiriza uyu nguyu ararwaye kandi gusengeye ntabwo ari imbago ashaka ararwaye imbago zihebana igeza ko nikase ntabwo avuze imbago zo kuvunika mwana imbago byabuze amafaranga kugura imbago hano ziranahari aho turi hano nta kuri shuti ntari imbago ararwaye ntabwo yavunitse ntabwo yavunitse ararwaye gusa ntabwo ndakwishura amusitari ntabwo ndamuha bibiri ansengera isengesho umuntu awushyiraho bakoramo gutya bino biboro bya noir ubanze kungiza inyota nazo ndiyo nyimbuta ndasagute ufite turura reva nese ko icyo wabishizemo ndabizi ko kuno binani barase no zatazufite n'agapusi ntukajyaho babanza bivuyemo dukwamera bro mama niyo bivuyemo iyo warwaye wabaye keza warwaye wabaye keza uyu mutwe ugiye kunshinguka uwo muntu kwisengera rero ibyo bintu bibiri wowe uri gusuzugura hano hari umuntu uba umaze nk'icyumweru atarabitunga kandi ngiye kwisengera pere igikinguhaye ngaho hizo n'umuntu bibiri ize bishira ndabanza gusengera ariko ko nawe ndarembye reka dushiraho umugeni agusengere nawe ndarembye reka mugeni ngaho azamuka umusengere ngeni ndayaguha pe ariko nawe ubanza usengera ngaho mutuze mugeni asengere umuntu kirashiramo nimero ziwe ndagafatira muri dore ngina telefone ndayifite ndahita nkanda yaperesha telefone aba afite sha yewe nta kibazo ndamusengera apfa kuba afite kwizera ahubwo arizeye arizeye murebe sha afite telefone ya miliyoni 3 agiye kuguha 2 umuhe 5 telefone afite amafaranga igura wa mama we ntago nyazi pe umeze ute ntabwo meze neza muhore mugasengere pere reka ngusengere mu izina rya Yesu Imana yigaragaze kure kwa kubivuze wizeye nanjye nicyo kintu gitumye nizera kandi ndizeye kuri busenge nitwa Fiona Iradukunda nsengera kuri ADPR mu karere ka Gatsibo niho ndi kadusenga Imana Imana mu izina rya Yesu ndagushimira Imana nziza uri Imana ikomeye uri Imana y'imbaraga nyinshi
uri Imana ikomeye, uri Imana yo kwizerwa, ni wowe Mana yonyine, ni wowe wenyine, ntawe uzabaho, nta n'undi uzaboneka uzagusimbura. None Uwiteka ndagushimye ko ukiturinze tukatugeza amasaha tugihumeka umwuka w'abazima, izina ryawe nirihimbazwe. Nsengeye umujakazi wawe umugire neza, umurengere Kristo, uramuzi cyane Mana, ndinginze kugira ngo ukore ku mutwe we, umubiri ube muzima mu izina rya Yesu. Reka buri ndwara yose iri mu mubiri we Uwiteka Imana ihunge. Reka ubwo akwizeye ubikorere ku kwizera afite, ubikorere kuko ari wowe wenyine abonye ufite imbaraga zabasha kumukiza. Yari bujye kwa muganga, ari bunywe n'imiti, ariko ni wowe yizeye. Reka wigaragarize kuri we, kandi reka Uwiteka n'umugabo wa Shemusi umugire neza, umugisha wawe ube kuri we uko afasha abandi. Uwiteka atungishije benshi kubw'imirimo y'amaboko akora, reka ukomeze kumuha umugisha. Natuye umugisha iburyo n'ibumoso, natuye umugisha mu bana, natuye umugisha ku mudamu we, natuye umugisha muri byose agambire gukora. Umugisha wawe ube muri byo, kandi unyemerere abo babana bose umugisha babeho. Ngaho rero nuremere Peri, umugisha wawe ukomeze kuba mu biganza bye, reka umugire neza. Urakoze, nshiye bugufi, ngaho igaragaze kuri Imana ikomeye mu izina rya Yesu, amen. Imana iguhe umugisha kandi ukire mu izina rya Yesu. Ni ryiza cyane, amen. Nanjye Imana n'amafaranga, amen. Nyabahe, amen. Amen. 078 078 5 4 2 8 2 8 8 Nzoyishuza 3 7 ni izo ngizo. Zimura mudamu uri gusaba sensa, oya yishuza sensa y'umuntu yamusengeye. Mwamubwira amazina. ushobora Bibiri se yasenze neza, akadushoro bitatu, yasenze neza akadushoro bitatu, Urayansubiza. akadushoro bitatu, yasenze neza abantu. Kisaho, ko yashyizeho akantu k'imigisha. Daddy, Karame, nasabaga mu mpereza 2,000 mu bihe undi muntu. Ngenda guha 3 nawe ibyo nawe ubyikorera. Okay, murakoze cyane, nanjye ndabikora. Imana ibahe umugisha. Peri, niba bitakubangamiye bikunda, twaza kuza gusengana Imana nubishaka. Oya, Perezida Swingi ubwo zarangiriye aha ngaha urabyaraye. tuza kuyandikira. Kane ko urabyara. Akasenyera ngo ndagusenga. Ureka mu rusengero ryari? Jewe. Kuri bonane y'ubushize. Aranyumvirara ngo mwaje gusengana. N'ubu no kubushasa abantu bagusengera biranongoye ngewe. Nuko urwaye. Uratuza kuyandikira sina. Ibaze ko kuva namenyana nawe bashize imyaka 5. Sinkuzi ujya gusenga cyangwa ngo ujye. Nyina gutsanga ino utajya gusenga. Daddy, murakoze Imana iguhe umugisha, mukundira uko ukunda umudamu wawe, wemeye gukora ubukwe ukamuhesha agaciro. Bimba ku mutima cyane, uri umugabo w'intwari. Imana iguhe umugisha. Sawa, bye. Wasante.